reka turebere ahangaha impamvu zishobora gutuma umugore abura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ikibazo benshi bakunze kumbaza, baza mu buryo butandukanye, ugasanga ariko byinshi biba biri muri ibyo ngibyo. Mbere yo gukomeza ndagusaba gukanda kuri follow no kuri like, ariko unibuka ko wajya kuri YouTube channel yitwa Baza Muganga, ukareba amavideo tuba twigishijeho mu buryo burambuye, kuko burya kuri TikTok ntabwo baba batanze umwanya uhagije wo gusobanura ibintu nko kuri YouTube. Rero ibintu bishobora gutuma umugore abura ubushake bwo kubonana n'umugabo cyangwa bwo gukora imibonano mpuzabitsina ni byinshi cyane, ariko icyo twabona cya mbere ni ibibazo biri emotional. Nk'uko twabivuze, abagore barangwa kenshi n'amarangamutima, kandi amarangamutima iyo yabaye mu buryo buri negative bishobora gutuma ageraho abura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Amarangamutima ngaha dushobora kuvuga ni ibintu byose ashobora kuganira n'umugabo bikaba byamutera stress, bikaba byamutera uburakari, bikaba byamutera depression bitewe n'amakimbirane no kutumvikana n'umugabo. Ibi byose bishobora kugeraho bituma ubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri gishobora gutuma ubura ubushake cyangwa ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanuka, ni igihe mumaze igihe runaka, igihe kirekire cyangwa igihe gito mukora imibonano mpuzabitsina nturangize, cyangwa ukagira ikibazo cyo kurangiza vuba. Ibi tubisanga ku bagore benshi cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga umugabo yarangiza agaterera umugore aho ngaho, ntiyite kumenya ko umugore we nawe yarangije, nawe yagize ibyo byishimo birenze. Umugore ashobora kwishima bisanzwe, ariko ntagere kuri bya byishimo birenze by'umusozo, bityo rero yabikora kabiri gatatu atarangiza, akaba yazinukwa. Akazinukwa biri involontaire, bidaturutse kuri we, ariko umubiri we ukageraho ukazinukwa, noneho akabura ubushake burundu. Kwa hahandi mujya kubikora ugasanga yumye neza, cyangwa akaba yagwa muri cya kibazo cyo kujya arangiza vuba. Kurangiza vuba rero ku mugore benshi ntabwo babimenya. Kurangiza vuba ku mugore bitandukanye no ku mugabo. Kurangiza vuba ku mugore ni kwa kundi muba mugiye gukora igikorwa, mwagera hagati mumaze iminota 2-3 amasegonda, umugore yishimye atose neza, ugasanga atangiye kuma, akumva atakibishaka. Wowe mugabo wakwinjira ugatangira kumubabaza. Kenshi abagore kubera wa muco wa Afrika bazi ko ari inshingano, agaceceka wowe ugakora ibyo ukora nyamara ari kubabara. Ibi ngibi byakorwa kabiri gatatu akazinukwa gukora imibonano, noneho mukaba mubikora kubera ko ari inshingano gusa, ariko we muri we aribwa cyane. Icyo ni icya kabiri. Ikindi twamenya ngaha ni imiti abagore bakoresha mu kuboneza urubyaro. Imiti abagore bakoresha ibikorwa n'imisemburo. Rero iyo misemburo ya estrogen na progesterone akenshi iraza igadistabinga cyangwa igaperturba imikorere y'umubiri w'umugore. Ibi ngibi bikaba byageraho bituma umugore abura ubushake burundu bwo gukora imibonano. Hahandi muzajya kubikora ugasanga yumagaye, aho kugira wowe wumve ko umugore wawe afite ikibazo, ahubwo ugahora umublaminga kuri cya kibazo afite, ukongeraho stress, ukamukomeretsa mu mutwe, noneho bigatuma biba bibi kubi cyane, ugasanga bibaye ikibazo. Usibye imiti rero yo kuboneza urubyaro, hari indi miti, imiti bita antidepresseur, imiti bakoresha mu kugabanya ikibazo cy'agahinda gakabije, n'indi miti myinshi ishobora gutuma iki kibazo kiba. Ikindi twabona ngaha rero kitari muri ibyo ngibyo ni ikibazo cyo gusinzira. Burya umugore udasinzira neza, n'imikorere y'imisemburo cyangwa serotonine ituma amarangamutima ye aba ku rugero, ntabwo ibi ikorwa neza. Umugore rero udasinzira neza ashobora kumara igihe runaka adasinzira neza, cyangwa akaba afite umunaniro ukabije kubera akazi, kubera ibibazo ari guhura nabyo, cyangwa kubera inshingano z'urugo. Ibi byose rero bikaba byatuma agira ikibazo cy'ubushake buke.
rero stress, kugira umunaniro ukabije, kudasinzira ni bimwe bishobora gutuma umugore agira ikibazo cyo kubura ubushake, noneho bikaba byanagaragara muri kwa kundi kubura ibyo bita amavangingo, guhora yumagaye, kuribwa igihe ari gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi byose bikaba byatewe na ya stress, wa munaniro ukabije kwa kudasinzira. Ikindi twakongeraho cya nyuma ni ikibazo cy'ama-infection. Abagore benshi baba bafite ikibazo cy'ama-infection, ariko wareba ama-infection kenshi ugasanga atewe na flore bacterienne cyangwa flore vaginale itameze neza. Flore vaginale wenda ni ibifaransa, ariko tubivuze neza twigishije ko mu gitsina cy'umugore haba harimo microbe zimurinda kurwara ama-infection. Izo microbe zitwa bacille de Doederlein. Izi bacille de Doederlein rero iyo zabaye nkeya cyane bishobora gutuma umugore atangira kurwara ama-infection, cyane cyane ama-infection fongique, bimwe bita candida albicans cyangwa candidose vaginale. Izi infection akenshi uzasanga ari wa mugore uhora asohora ibintu by'umweru, agahora yishima ku gitsina, umugabo yakwinjira akumva bimeze nk'urusenda, akumva ari kuribwa bimeze nk'urusenda. Ahangaha bazakuvura, bazaguha imiti za Polyginax, za Zanin ovule, za Nystatin ovule, ariko igihe cyose batarakemura icyo kibazo cy'iyo flore bacterienne cyangwa iyo flore vaginale kugira isubire ku rugero, uzahorana ama-infection, uzafata imiti ukiri igihe cy'icyumweru maze wongere urware, noneho ube wa wundi nka babandi bambwira ko bahorana ama-infection adakira, kandi ikibazo kitari muri ya ama-infection, ahubwo ikibazo kiri muri ya flore bacterienne cyangwa flore vaginale itameze neza. Rero icyo wakora, nimba uzi ko ugira ikibazo cy'ubushake, ukaba uzi ko iki kibazo cy'ubushake buke kiyongeraho ko uhorana ibyo bibazo by'ayo ma-infection adakira, nakugira inama yo gushaka icyo bita amaprobiotique. Amaprobiotique rero niyo azatuma habaho regulation cyangwa equilibre y'ayo mabacille de Doederlein yaba mu rugero, rero bikaba byatuma ukira icyo kibazo cy'ama-infection, noneho ubushake bugaruke, bya bibazo by'amavangingo, byo kubura ubushake, byo kurangiza vuba, byose bikemurwe na bya bindi twavuze, ayo maprobiotique. Nimba uzi ko ufitanye n'umugabo wawe ibibazo utavuga, utamubwira, wabimubwira mukabiganiraho mukabikemura, maze nimba ari ibibazo byo gukora imibonano mpuzabitsina mugahindura uburyo mubikora. Nzi ko nigishije, hari video nigishije uburyo abantu babikora, ubwoko bw'abagore nuko barangiza, hari amavideo nagigishijeho, wareba wascrollinga muri ayo mavideo ukashaka ukiga byinshi ku buryo mwabikora, ku buryo uteye ukabanza ukimenya, wamara kwimenya ukamenya n'uburyo waganiriza umugabo wawe kugira abe yagufasha kurangiza, wabona kurangiza ibindi byose bigahita bikemuka. Nizere ko iyi video yaba igushimishije, yaba igufashije, kandi nimba igufashije wayisharinga ku nshuti yawe ishobora kuba afite ibyo bibazo, kuko ibyo bibazo kenshi usanga atari ibibazo abantu bajya kuvuga hanze, kuko ni ibibazo biba bireba intimite y'umuntu. Washaringa kuri izo nshuti zawe bakareba uko bakemura ibyo bibazo. Ariko nimba ushaka kumenya byinshi cyane, wajya kuri channel ya YouTube yitwa Baza Muganga, ukareba video tugenda dushiraho umunsi ku munsi zishobora kugufasha ku kibazo cyawe.